Shalom, shalom, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro abe kuri mwese abankurikirana abana nanjye mu ijambo ry'Imana kuri cyano yacu ya Bishop John K. Mbahaye kaze kandi abakomeze kutugana kujya mu muryango wacu kubana natwe barimo bakora subscribe. Ndabashimira cyane. Imana ibaha umugisha kugira ngo tujye dufatanya kumva ijambo ry'Imana no gushyigikirana. Imana ibahe umugisha kandi bagire neza. Turimo turaganira ku ijambo ryo kubaho ubuzima buhishurirwa, niryo tukiganiraho, ni naryo tugiye gukomeza kuvugaho. Reka dusenge Imana. Mana, tuciye bugufi imbere yawe kugira ngo izina ryawe rishyirwe hejuru, ukuboko kwawe kw'imbabazi kutubeho, udusuke umwuka w'ubwenge wo gutuma duhishurirwa, imitima yacu itangire kugira amaso yo kubona ibyo duhishurirwa, no kugendera mu kuri, no kugendera mu ijambo, no kugendera mu byiringiro, no kugendera mu butsinzi, mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha kandi tubahaye ikaze. Akomeze gukora subscribe, abarimo kwenjoyinga. Yesu abaha umugisha n'abandi mwese mudukurikira. Kandi hariho tugiye kujya tuganira amagambo y'Imana, kandi Bible ivuga ko ijambo ry'Imana ari umutsima, ijambo ry'Imana ari ubuzima, ijambo ry'Imana ari amazi amara inyota. So rero ubaye ufite na mugenzi wawe ukunda ijambo ry'Imana, ushobora kumusharingaho ukamuhereza kuri iyo link, nawe akajya kurikirana buri munsi uko dushize ijambo ry'Imana, ko turashaka kujya dushyiraho ijambo ry'Imana at least uko byagenda kose, tukajya dushyiraho ijambo ry'Imana buri munsi, cyangwa tugasiba umunsi umwe, undi munsi tugashyiraho ijambo ry'Imana, kuko rishobora kukubaka, bishobora guhindura ubuzima bwawe. Bible ivuga ite? Bible iravuga ngo iyo wumva ijambo ukarikomeza, ugatoza umutima yo gukora ibyaryo, ubuzima burahinduka. So rero niyo mpamvu tubahaye ikaze, ni ijambo ry'Imana gusa tuzaducisha kuri iyi cyano. Yesu abaha umugisha mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuganira ku magambo, turacyava ku magambo yo guhishurirwa, tugiye kureba ku magambo ari mu Befeso. Paulo yanditse urwandiko rwanditse na Paulo mu Befeso, igice cya mbere tora ku murongo wa 15. Aba ngo nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizeye umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaraga abera, mumenye ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ubushobozi bwayo bukomeye ziri. 20. Izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru. 21. Imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Amen. Tujyagana kuri aya magambo y'Imana, turimo turavuga ku ijambo ryo guhishurirwa. Paulo atangira urwandiko, cyangwa atangiye iki gice dusomye, arimo ashimira abantu yandikira, abashimira ibintu nka 2 cyangwa bishaka kuvamo na 3 cyangwa 4. Icya mbere, abashimiye amakuru yumvishije. Bivuze ko Paulo ntabwo yari hamwe nabo kigiye parandika urwandiko, ashaka kuba yari mu nzu y'imbohe i Roma, ariko abantu yandikira, Paulo igihe yarafungiye i Roma, amateka avuga ko yari yaremerewe gusurwa. Rero abakuru b'amatorero bajyaga bamusura, bari baramuhaye icyumba cy'uruganiriro ashobora kumitinga abantu be. Hano yandikiraga izandiko ze, ariko ashingiye ku makuru, kuko urumva ko uru rwandiko yarwanditse ashingiye ku makuru yabwiwe n'abaje kumusura.
bamubwira uko itorero rihagaze, bamubwira urwego ruriho. Avuga ngo ndabashimira umwami Imana kuko nabwiwe ko, haleluya, mwakuze mu byo kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Bamubwiye abantu bizeye, yumva harimo amazina mashya, harimo abantu atarasanzwe azi, yumva itorero ryaragutse, arabashimira ati ndabashimira icyambere, ndabashimira uko numvishije uburyo mwizeyemo umwami Yesu, nanjye byaranunguye kandi biranshimishije. Icya kabiri, ndabashimira urukundo rwanyu rwo gukunda abera. Hagati yanyu harimo urukundo, harimo ubusabane, izo ni imbuto. Donc arabati ndabibashimira cyane. Ariko hepfo tugiye kujya abanga, ariko mu byo bambwiye hari icyo mbasabira, hari icyo mbingingira ku mwami Imana, ni ukugira ngo umwami Imana abaho umwuka w'ubwenge wo guhishurirwa, wo kumenya, kugira ngo amaso y'imitima yanyu ahweze cyangwa se atangire kubona, mutangire kubona ibyo abandi batabona. Dufite abantu bafite amaso y'umubiri areba kure, ariko dufite n'abantu bafite andi maso atari ay'umubiri areba ibyo abandi batabona. Bivuze ngo hari ikindi mbasabira. Reka mbabwize ukuri, umuntu ashobora kwizera neza Kristo, akagira n'urukundo rwinshi akunda abavandimwe n'inshuti, ku buryo ari umuntu mwiza cyane mu kwizera no mu rukundo, aho bapfuye akabafasha, abababaye akabarana nabo, abishimye akishimana nabo, ni byiza. Ariko umuntu ashobora gukora ibyo akaba umunyedini mwiza gusa, ari umunyedini akora nk'umuhango, abikora nk'umugenzo w'idini, akabikora neza. Ariko hejuru yo kwizera, hejuru y'urukundo, hejuru yo kwera imbuto, hejuru y'imico myiza, hejuru y'ingeso nziza, hejuru yo kubana n'abandi neza, hejuru yo gushaka inshuti, hejuru yo gushaka abantu batandukanye, hari ikindi dusabwa. Hari ubundi bwenge bw'umwuka, hari kundi guhishurirwa kw'imitima, hari andi maso dukeneye ashobora kureba ibyo abandi batareba. Haleluya. Pawulo amubwira ngo rero ngo hari icyo mbingingira ku Mana, hari icyo murambasabira mukwiriye guhabwa gisigaye, ngo ni ukugira amaso y'umutima kugira ngo mubashe kumenya icyambere, mubashe kumenya iby'Imana ibiringiza. Iby'Imana ibiringiza. Kwiringiza murabyumva? Kwiringiza ni nko kusezeranya, ni nko kubwira umuntu ukamwiringiza ikintu ariko utaragikora. So Bible iravuga iki rero? Iyo dufite umwuka w'ubwenge bwo guhishurirwa, iyo dufite amaso y'umutima yo guhishurirwa, tubasha no kumenya ubwiza bw'iby'Imana itubwira. Ntabwo dushobora gufata iby'Imana twiringiza ngo tubisanishe n'aho turi nonaha, ahubwo buri gihe cyose ntabwo tuba dufite inyota y'aho turaha, duhorana inyota y'aho Imana itubwira kujya. Bible inavuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi bwiza. So rero dufite abantu bifite ibyo biringizwa ariko badafite ubushobozi bwo kubibona, ariko dufite n'abandi babyiringizwa ariko banahawe amaso yo kubona ubwiza bwabyo. Niyo mpamvu bivuga ngo abatubanjirije abakera ngo bapfuye bafite amatsiko, batabarutse bafite amatsiko yo kubona ibyo biringizwaga. Bivuze iki? Bari batarabishyikira ariko bari bazi ubwiza bwabyo. Abrahamu yapfuye azi ubwiza bwa Kristo, Mose yapfuye azi ubwiza bwa Kristo, Yesaya yapfuye avuze yari ataramubona ariko uko yamuvuze niko yaje asa. Bivuze ngo yari afite ubushobozi bwo kumuhishurirwa akamurebera kure. Nyamara hari abanyedini, hari abafarisayo, hari abasadukayo, hari abanyamategeko n'abanditsi bari beza mu mategeko ya Mose, bari beza mu mabwiriza ya Mose, bari beza mu kubahiriza isabato n'imigenzo n'imihango y'idini, ariko batigeze bagira ya maso y'umutima Pawulo avuga yo guhishurirwa ngo bamenye icyiza bari bategereje kurusha ibindi. Igihe rero icyo ngicyo ba Eliya ba Mose bavuzeho banditseho, by the way, haleluya,
njya nkunda ijambo ry'Imana. Hari ahantu mu butumwa bwiza Petero mukuru we yamubwiye Andereya, ko Andereya abanaga n'abigishwa ba Yohana bamenye mbere ko Yesu yaje Mesiya, agenda ambwira ngo wa wundi Mose yanditseho, wa wundi Mose yavuzeho, wa wundi abakuye muri Egiputa bari mu nkingi y'umuriro, wa wundi uwo nguwo niwe batubwiye waje. Bivuze ngo Mose yari yaravuzeho kuri Kristo, kuko Mose yari afite amaso yo guhishurirwa, ariko abanyedini b'igihe cya Kristo ntabwo babimenye ko Kristo yaje. Rero ushobora kugira kwizera, ushobora kuba umunyamategeko mwiza, ushobora kugira urukundo rwinshi n'imbabazi, ariko ntugire umutima wo guhishurirwa. Ukaba umunyedini mwiza ariko ntugire amaso yo kubona. So rero niyo mpamvu ari byo byiza iyo dufite aya maso yo mu mutima. Biravuze ngo tubasha kubona ubwiza bw'ibyo twiringizwa, tubasha kubona ubwiza bw'ibyo tutarabona. Ntabwo turabishikira amaboko, ariko dufite ubwiza. Yavuze ngo mwiringije iki? Umuntu akwiringiza icyo ataraguha. Haleluya, Yesu ashimwe cyane bwoko bw'Imana. Ndashaka kuvuga rero umumaro wo kugira ihishurirwa mu buzima bwacu, wo kugira amaso yo mu mutima, amaso yo mu mwuka. Umuntu ufite amaso yo mu mutima ntabwo ajya atsindirwa mu bibazo arimo, ntabwo ajya atsindirwa mu bigerageza arimo, ntabwo ajya atsindirwa mu ntambara arimo gucamo, kuko niyo ari mu ntambara bwa bwiza bw'ibyo yiringizwa ajya burebesha amaso. Bavuga ngo nubwo ndimo kugeragezwa nonaha, ariko nzi ko nyuma y'uku kugeragezwa hari ubwiza. Ariko umuntu udahishurirwa ashobora no kuba muri ubwo bwiza nabimenye. Paul nawe yabyanditseho avuga ngo igihe bavaga muri Egiputa, ngo igihe babatizwaga igihe bacaga mu nyanja itukura itandukanye, ngo barimo babatizwa mu mwuka, ariko ntabwo bari babizi. Ngo cya gitare cyabajyaga imbere cyari Kristo. Bya byo kurya byo mu butayu Imana baryaga yari imbaraga z'umwuka, ariko ntabwo bigeze babimenya, kuko nubwo babiryaga, nubwo babibagamo, nubwo babigenderagamo, amaso yabo y'umutima y'umwuka ntabwo yabonaga. Paul avuga ngo ndabinginga. Rero amaso y'umwuka humurwa n'iki? Gusenga Imana, kwinginga. Ngo ndabingingira, nanjye ndakwingingiye mwene data, icyama imbabazi z'Imana zikakuzaho, icyama imbabazi z'Imana nanjye zikanzaho, amaso y'imitima yacu agatangira kubona, agatangira guhishurirwa, tugatangira kumenya ubwiza bw'iby'Imana itwiringiza. Ukamenya ko Imana ibyo ikwiringiza biruta ibyo urebesha amaso y'umubiri, biruta intambara urimo gucamo, biruta iyo ndwara urwaye, biruta iyo nzara ufite, biruta ubwo bushomeri urimo, biruta ubwo bukene urimo. Uramutse umenya iby'Imana ikwiringiza ntabwo wajya mu bapfumu. Uramutse umenya iby'Imana ikwiringiza ntabwo wajya mu barozi. Uramutse umenya iby'Imana ikwiringiza ntabwo wajya kwiba. Uramutse umenya iby'Imana ikwiringiza ntabwo wariganya mugenzi wawe, kuko waba uzi ko iby'Imana ikwiringiza imbere aho ujya biruta ibyo urimo gucamo nonaha. Imana iguha amaso y'umwuka, Imana iguhe kuguhishurirwa kugira ngo ubashe kumenya iby'Imana ikwiringiza. Ngo ni byiza, ngo icyama ukabona ubwiza bw'ibyo ikwiringiza. Ndashaka kubwira ngo nimba warizeye ukagira urukundo, ukizera umwami Yesu, hari ibintu Imana ikwiringiza, hari ibintu bifite ubwiza budasa n'ibyo urimo kubona, hari ibintu bifite ubwiza utararebesha amaso yawe. Imana yiringiza ubuzima bwawe, icyama rikaguhumura amaso ukabibona mu izina rya Yesu. Icya kabiri, ngo tukamenya ubwiza bw'ubutunzi azaragabera. My God, haleluya, ndafashijwe. Ntabwo ari ubwo azahabera, oya, nagabera Imana izabaraga. Guhabwa no kuragwa biratandukanye. Guhabwa, umuntu uha, reka mwumvire ijambo mu Kinyarwanda, umuntu uha ushobora kumuha 5 ugasigarana 200, ushobora kumuha 1,000,000 ugasigarana 1,010,000, ariko umuragwa byose biba ari ibye. Bivuze ngo ijambo ryo kuragwa bivuze kwegurirwa. Haleluya. Icyama amaso y'umutima, icyama amaso yo guhishurirwa, icyama umwuka wera akakuzaho, ugatangira guhishurirwa agaciro k'ubutunzi Imana izaraga bizera.
cyangwa Imana izaraga abera. Uramutse umenya ko uri umuragwa, ukamenya ko uzaragwa, ntabwo wamera nk'aho mwana wabwiye se ngo mbibyange ngende. Oya, haleluya. Icyama urwo rugo, ubwo by the way, ntabwo Imana yo ifite speed nkawe, ntabwo Imana igihe kiyicaho nkawe. Twebwe ikibazo tugira ni kimwe, tubarira mu bihe. Imyaka iragiye, abo twiganye bageze hano, abo twashakiye rimwe babyaye kangahe sindabyara, abo twavukanye barashatse sindashaka. Urabireba nkawe, ariko Imana ikureba nk'umuragwa. So rero iyo bibaye ikintu bitakuraga, ntabwo umwana ari usaba se cyangwa umubyeyi umurage, ahubwo umubyeyi niwe umenya igihe cyo kuraga umwana. N'umwana wabigerageje muri Bible, akagerageza, ngira ngo ni muri Luka 11, akagerageza kwaka se umurage, yarawangije ntacyo wamumariye, kuko yabyatse igihe kitaragera. So bivuze iki rero? Ngo nimba uri umwana mu rugo, so ukaba uri umwana w'Imana, ntabwo Imana ifite ikibazo cy'iminsi n'igihe ko bigucaho, ahubwo Imana igufata nk'umuragwa, igufata nk'uwizegurira ubutunzi bwayo bwose, igufata nk'uwizegurira ibyayo byose. Iyo nta pressure ifite, iyo pressure ufite ntabwo Imana ifite. Uwo muvuduko ufite ntabwo ari Imana ifite. Ubwo bwira ufite si ubwo Imana ifite. Imana iziko igihe cyayo izakuraga. Namba yabwiye Abrahamu ngo niki kinanira mu gihe cyashyizweho, mu gihe cyategetswe, mu gihe cyawe byakwanga, wabyara Ishimayeli na Hagayi bikananirwa na Sara, mu gihe cyawe watera inda bikanga Sara na Sami, ngo ariko mu gihe nashyizeho, mu gihe nategetse. Haleluya. Ndashaka kubwira ngo Imana iguha amaso yo mu mutima, utangire kumva ko uri umuragwa. Iyo situation urimo gucamo, ubwo buzima urimo gucamo, ibyo bibazo urimo gucamo, izo ntambara urimo gucamo, uko kugeragezwa urimo gucamo, ntabwo ari byo bigena uwo uzaba we, ahubwo ikikugena ni uko uri umuragwa. Uzaragwa ngo ubutunzi bwose butagira akagero kandi bwiza, budasa n'ubw'iyi si Data yaguteguriye. Cyacu reka mbabwire bwoko bw'Imana, turabaragwa, turabaragwa, ntabwo turi iminyorogoto nk'uko bamwe tujya dusanga ngo turi iminyorogoto, ngo Mana urabona ndi umunyorogoto wawe baba, Mana ntacyo ndicyo. Waba utari kiri cyo ukaba umuragwa. Ntabwo turi imbata, ntabwo turi abagaragu, ntabwo turi abakozi b'Imana, turabaragwa bazaraganwa na Kristo, ubutunzi butagira akagero. Yesu aguha amaso y'umwuka, ubashe kubona ubyiza uzaragwa, kugira ngo ubashe gutsinda aho uri, mu izina rya Yesu, amen. Icya gatatu ni ubwinshi bw'imbaraga zayo zikorera mu bere. Ubwinshi bw'imbaraga, reka mbabwize ukuri, mu bizera Kristo harimo imbaraga z'Imana. Ahubwo uzi ko hari n'igihe duhabwa izi mbaraga kubera amaso yacu atareba, tugahabwa ubu bubasha, tugahabwa ubu butware kuko tutabona, tugakomeza gukabakaba. Yesu avuze ate muri Luka, ni Luka 10:19, yavuze ngo dore mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo. Yavuze abizera, ntabwo yavuze abapasiteri, ntabwo yavuze abavugabutumwa, oya, ntabwo yavuze abanyamasengesho. Yavuze ngo dore abizera izina ryanjye mbahaye ububasha, mbahaye ububasha kuri Satani bwo kujya mukandagira inzoka na sikorupiyo, ngo nta kintu na kimwe kizagira icyo bibatwara. Uzi ko hari igihe wambara ububasha, hari igihe wambara ubushobozi, hari igihe wambara imbaraga, bitewe n'uko udafite amaso yo guhishurirwa, numenye ko uzambaye, numenye ko ubwo bushobozi bukurimo, numenye ko ubwo buntu bukurimo. Reka mbaho urugero. Mose muri we harimo imbaraga, ariko ntabwo arazi ko azifite. Imana niyo ngo shyira ikiganza cyawe mu gituza ngo agishyiramo, ndabwira ngo gikuremo, ngo agikuramo cyasheshe ibibembe, abwira ngo gisubizemo agisubizamo, abwira ngo gikuremo asanga cyahumanutse. Mose ubwe ashoboye gutera ibimuvumo no kuwukuraho, ariko ntabwo yari abizi. Ubwo aritinya, ibiganza byarabitinya. Imana yambwira ngo ufite iki? Mfite inkoni, irambure hasi. Ayirambura hasi, ibi inzoka. Mose aritaza Imana ati woya wiyihunga, ifata umurizo, ayifata umurizo yongera inkoni. Mose ntabwo yari azi ko imbaraga zo gukoreshwa n'Imana ibintu by'ubumana zageze ziri muri we, ntabwo yari abizi. Ketse kugeza ubwo Imana yatangiye kugenda imuhumura, imwihishurira mu mutima,
we yari yiyizi nk'umushumba w'intama za Yetiro za sebukwe mu Midiyani. Ntabwo yari azi ko yamaze guhinduka igikoresho Imana igiye gukoresha ibintu bidasanzwe. Hari igihe muri twebwe haba harimo ibintu bidasanzwe, harimo imbaraga zidasanzwe isi ikeneye, abantu bakeneye, bedawe natwe ubwacu dukeneye. Ariko bitewe nuko turi mu isi yo kutabona, dufite kwizera, dufite urukundo, ariko ntago amaso y'imitima abona, ugasanga ntabwo tuzi icyo dufite, ukajya gushakira imbaraga kundi muntu kandi muri wowe zirimo. So Imana iguhumura amaso yo mu mutima kugira ngo ubashe kwimenya, umenye ubwinshi bw'imbaraga Imana yashyize mu buzima bw'abizera, umenye ubwinshi bw'imbaraga. Uramutse umenya ubwinshi bw'izi mbaraga, ntabwo wakongera gutinya abarozi, ntabwo wakongera gutinya abadayimoni, ntabwo wakongera gutinya situation unyuramo, ntabwo wakongera gutinya abanzi bawe, ntabwo wakongera gutinya buri kintu cyose. Mose amaze kumenya izi mbaraga yafesinze Farawo. So hari ibintu ugomba gufesinga kugira ngo biveho, hari ibintu ugomba gutinyuka kugira ngo bihinduke. Ibyo ntabwo ushobora kubitinyuka utarahishurirwa ikiri muri wowe, utarahishurirwa icyo uri cyo. Uyu munsi ndakwingingiye, haleluya, mu mbaraga z'Imana ikomeye, ngo Imana iguha amaso yo mu mwuka, iguha amaso yo guhishurirwa kugira ngo ubashe kubona, ubashe kumenya uwo uriwe, hanyuma uhangane n'ibiri imbere yawe. Ndakubwiza ukuri ngo imbaraga ziri muri wowe zifite ubushobozi bwo gutsinda buri kintu cyose, zifite ubushobozi bwo gutsinda buri murozi, buri butware, buri mwuka, buri kishyira hejuru cyose. Izo mbaraga ziri mu buzima bwacu abizera zifite ubushobozi, ariko kudahishurirwa no kutabimenya, hari igihe usanga dufite ubwoba ariko dufite imbaraga. So uranyumva ikintu ukuntu gitangaje, impamvu intare ishobora gutinyuka ishyo ry'imbogo, ntabwo intare irusha imbogo imbaraga burya, oya, ahubwo intare irusha imbogo gutinyuka. Kuko burya imbogo iyo yahagaze neza ikarwana neza ishobora gutsinda intare, ariko kuko intare itagitinya ishobora gufata imbogo igihumbi ikazisanza igakuramo iyo ishaka, bitewe nuko iyo itinyuka muri yo yimenye ko ari umwami w'ishyamba, ifite n'uburyo bwo gusanza imbogo igakuramo iyo ishaka. So nawe rero impamvu iyo situation igusanza, impamvu ibintu byose bikuzunguza umuraba kujugunya hirya no hino, nuko utasobanukiwe imbaraga zikorera muri wowe, ubwinshi bwazo n'ingano zazo. Nta murozi wazihanganira, nta dayimoni yazihanganira kuzihagarara imbere, nta ndwara yazihanganira, nta bukene bwazihanganira, nta bugumba bwazihanganira, ahubwo uhora uhanze amaso iz'abandi. Imbaraga z'abandi ntacyo zizahindura ku buzima bwawe. Ikizahindura ubuzima bwawe ni ugusobanukirwa imbaraga zo wizeye zikorera muri wowe. Ntabwo imbaraga zo wizeye zikorera muri wowe ushobora kuzisobanukirwa Imana itaguhaye umwuka w'ubwenge wo kumenya no guhishurirwa mu izina rya Yesu. Ndashaka kuvuga nawe rero mwizera uwera wa mukristo, muri wowe harimo imbaraga zidasanzwe, muri wowe harimo imbaraga isitinya, muri wowe harimo imbaraga abademoni batinya, muri wowe harimo imbaraga zanyeganyeze Egiputa yose, muri wowe harimo imbaraga zatandukanye inyanja itukura, muri wowe harimo imbaraga zakubita igitare cyumye kikabyara amazi, muri wowe harimo imbaraga zamanura ibyo kurya biva mu ijuru mana ukarya, muri wowe harimo imbaraga zahumanura amazi yicarura, muri wowe harimo imbaraga zatandukanya Yorodani, muri wowe harimo imbaraga zasenya inkike z'Yeriko ziri imbere yawe, muri wowe harimo imbaraga zamenagura Abanaki n'Abahivi n'Abayebusi. Ahubwo icyo ukeneye ni kimwe, ni ugusobanukirwa uwo uriwe, ugasobanukirwa n'ubwinshi bw'imbaraga ufite, ukabasha guhindura imisozi uriho. Niyo mpamvu Caleb yabwiye Mose ngo uko nari meze cya gihe Mose yabwiye Joshua sore, uko nari meze cya gihe mvuga n'umugaragu w'Imana Mose angabira imisozi, imbaraga nari mfite myaka 40, nizo ngifite mfite 80. So wenyere ku musozi wanjye ibihanda biriho ubindekere. Rero hari ibintu ugomba kumenya, ubushobozi bwawe Imana yaguhaye n'imbaraga yaguhaye, wowe ubwawe ukarwana nabyo, bidakeneye pastor wawe, bidakeneye itsinda ry'abanyamasengesho, ahubwo bikeneye wowe kubifesinga, ukamenya ubushobozi bukurimo, ugahangana nabyo, ugatsinda mu izina rya Yesu, amen.
Icyakane ni ingano y'imbaraga z'umuzuko zikorera mu bizera, ngo nk'uko zakoreye muri Kristo ava mu bapfuye. Iri jambo rirakomeye. Haleluya. Umuzuko ni iki? Ni ukuva mu rupfu. Urupfu rero ni iki? Muzi ko dufite n'imbaraga zisohoka mu rupfu. Urupfu ni iki? Iyo usomye Bible ivuga urupfu si impano, sibyo? Urupfu si impano. Oya, urupfu ntabwo ari impano, ntabwo ariko Bible ivuga. Urupfu ntabwo Bible irwita impano, ahubwo urupfu ni igihembo, sibyo? Urupfu ni igihembo. Urupfu ni igihembo, ariko umuzuko ni impano. Reka mbivuge gutyo kugira ngo byumvikane. Kubera iki? Biravuga ngo urupfu ni igihembo cy'ibyaha. Haleluya. Reka dusome Abaroma ibice 6 umurongo wa 23, bavuga ngo kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. My God. Urumva? Ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu. Buri cyaha cyose umuntu akoze, inyishu yacyo cyangwa se igihembo cyacyo ni urupfu. Iyo umuntu akoze icyaha aba amaze kwandikwa mu rupfu, sibyo? Iyo umuntu akoze icyaha amaze kwandika mu rupfu, ariko wumve agakurikiraho, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, muri Yesu Kristo umwami wacu. So murabyumva neza cyane? Ubuzima bw'umuzuko buhoraho ni impano, nta kiguzi, nta kindi wakora kugira ngo uhabwe ubuzima buhoraho, nta kindi wakora kugira ngo uhabwe imbaraga z'umuzuko. Ni impano duhabwa muri Kristo, ariko urupfu rwo ni igihembo cy'ibyaha. Twabonye duterera umuzuko twebwe abakoze icyaha, nuko itegeko ry'urupfu ari icyaha. Umuntu amaze gukora icyaha nibwo urupfu rwabonye umuryango wo kwakira abantu bakoze icyaha. Waba mu isi, waba umeze ute, iyo wapfaga, keretse Enoke na Eliya bazamutse, ubundi iyo wapfaga urupfu rwarakubonaga rukagufata rukakuboha. Ariko urupfu rwakoze ikosa rikomeye, niko nabyita, yakoze ikosa ryo kuyakira umuntu utarakoze icyaha. Kristo niwe muntu utarigeze ukora icyaha mu buzima bubaho, ariko abahanuzi bose, abatubanjirije bose bakoze ibyaha. Ba Mose bakoze ibyaha, bande bose bakoze ibyaha, ariko Kristo nta cyaha yigeze akora mu buzima bwe, nta gicumuro yigeze agira mu buzima bwe. Niyo mpamvu n'abafarisayo bamugenje bakamuburaho urubanza n'ibyaha. Bivuze iki rero? Yagombaga kuba hakiranuka adakora icyaha, hanyuma akabona uko atsinda urupfu. Rero igihe urupfu rwamwakiraga rukamufata, rwasanze nta cyaha afite. Ku munsi wa gatatu atsinda urubanza rw'urupfu. Ngo yapfuye ku wa gatanu, sibyo? Yapfuye ku wa gatanu, azuka ku wa mbere y'iminsi 7, ariko ku cyumweru yamaze iminsi 3. Ariko iyo minsi yose nta kindi kintu yakoraga, yayimaze mu rubanza. Abwira umwanzi Satani ati watsinzwe. Undi kubera iki? Watsinzwe kuko itegeko rivuga ko umuntu uhemba, umuntu ugororera urupfu ari uwakoze icyaha. Jewe se kumfite nakoze ikihe cyaha? Ati nta gihari. So nimba rero wafashe n'utarakoze icyaha, watsinzwe. Nuko urupfu rwatsinzwe rero. Abizeye uwapfuye atarakoze icyaha rero habiki, aba yarapfuye mu cyimbo cyabo, akabaha impano yo kuzuka. Iyo twizera Kristo tuba turimo dupfana nawe, tuba turimo twizera urupfu rwe n'ubutsinzi bwe n'umuzuko we, tukazuranwa nawe. So rero tugomba kugira amaso y'umwuka, tugomba kugira kumenya k'umwuka, ubwenge bw'umwuka, no guhishurirwa tukanamenya ko muri Kristo Yesu twahawe impano yo muzuko, yo kunesha urupfu. Nta kintu wagura umuzuko, nta kintu wagura agakiza, nta kintu wagura imbabazi z'Imana, nta kintu wakora ngo ukiranuke. Ni impano duhabwa n'Imana
iva mu rukundo rw'Imana. Ikireka ngisubiremo, wowe ntacyo wakora ngo ukiranuke, ariko urukundo rw'Imana y'urwakiriye ubwarwo nirwo rugushoboza gukiranuka. Bivuze ngo nta muntu wakiranuka, ahubwo urukundo rw'Imana ruri mu bantu b'Imana nirwo rukiranuka. Yesu rero abaha umugisha kandi abagiriye neza mu izina rya Yesu. So rero niyo mpamvu nabwiraga ngo dukwiriye kugira amaso y'umutima, amaso y'ubwenge, amaso yo kumenya Imana mu buryo butandukanye, amaso yo guhishurirwa tukamenya imbaraga z'Imana, amaso, haleluya, umaze kumenya ko, ugasobanukirwa neza ko ibyo usezeranywa, ibyo wiringizwa n'Imana bifite ubwiza buruta ibyo urimo nonaha, ntabwo wacika intege. Umaze kumenya ko uri umuragwa wowe, kandi ubutunzi uzaragwa buruta ubw'isi, buruta ubu ngubu tureba, ntabwo wacogora. Umaze kumenya ko imbaraga nyinshi zitagira akagero zisumba iz'isi zikorera mu buzima bwawe, ntabwo wakongera kurara ureba ucitse intege, nta kintu wakongera gutinya. Umaze kumenya ko muri Kristo Yesu rero wanesheje urupfu ugahabwa impano y'umuzuko, ntabwo wakongera kwiciraho urubanza. Rero Yesu abaha amaso y'umwuka kugira ngo murekewe no kwiciraho imanza. Yesu abaha umugisha, Yesu abagiriye neza. Mbasabiye ko imitima mu kukwizera kwawe n'urukundo rwawe n'imbuto ufite z'umwuka wongereho no kumenya no guhishurirwa, kugira ngo ubashe kubaho ubuzima buticira urubanza. Yesu yaragutsindishirize mu izina rya Yesu, amen. Yesu abaha umugisha, Yesu abagirire neza. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'umuzuko, imbaraga z'ubuzima zikorere mu buzima bwanyu. Imana ibatsindishirize, ibakureho urubanza, idukureho ibiteye ubwoba, idukureho ibiduhagurukiye n'ibitugerageza. Mwami, ndingingira abana bawe, ndingingira abera, ndingingira abizera, ndingingira abandi bafite urukundo rw'abavandimwe, ndabingingira mu izina rya Yesu Kristo. Databuja, ngo ubahe amaso y'umutima, ubahe ubwenge bwo kumenya no guhishurirwa, kugira ngo bamenye umugambi wawe Mwami. Abari bafite imitima ihagaze ituze, abari bafite bateye ubwoba batuze, bamenye kuri hejuru ya byose. Ijambo ryatubwiye ngo umaze kumuzura umushyira hejuru ya byose, kandi yatuzuranye nawe umuha ububasha kuri byose, asumba amazina yose aravugwa nonaha ntazavugwa igihe kizaza, kandi uwo washyize hejuru watuzuranye nawe, niko Pawulo yavuze. Mwami, ndasabye ngo abana bawe bazure, utubohore, udukureho imigozi, udukureho iminyururu, udukureho urubanza rw'umwanzi, udukureho ibihembo by'ibyaha byose Mwami, ahubwo uduhe impano y'ubuzima, uduhe impano y'umuzuko, uduhe impano yo kubohorwa, uduhe impano y'umwuka mu izina rya Yesu. Nsabiye abari mu bibazo bitandukanye, abari mu ntambara zitandukanye, abarimo kugeragezwa gutandukanye, abarimo guhura n'ibintu bitandukanye bibarwanya, bibananiza, bibacogoza, reka imbaraga zawe nyinshi zitagira akagero zikorere mu buzima bwabo. Haleluya, mu izina rya Yesu rikomeye kandi twizeye, amen. Shalom, shalom. Yesu abaha umugisha. Mukomeze mukore subscribe, dukomeze kugenda tubana, kandi nzi ko Imana iza kugira neza ubuzima bwawe. Uhishurirwe, Imana iguha amaso y'umwuka, Imana iguha amaso yo guhishurirwa, kugira ngo ubashe kumenya Imana wizeye iyo ari yo, mu izina rya Yesu, amen. Ndabakunda. Ni Bishop John Karema, ndi kumwe namwe, kandi Yesu abagiriye neza, amen.